Etincelle 0 Rayon Sport 7. Byagenze bite kugira ngo Etincelle ibashe kuba yacura ibitego 0 mu gihe Rayon Sport yakubise ibitego 7? Bamwe baravuga bati Etincelle ntabwo ishoboye, abandi bati Rayon Sport impamvu itsinda ni ukubera ko iyo yakinnye ari abacuruzi ba Rubavu, abacuruzi ba Musanze ndetse n'ab'i Kigali bose baracuruza kakahava. Kubera iki bacuruza? Impamvu bacuruza, iyo Rayon Sport bakinnye n'andi makipe ikabasha kuba yatsinda, hanyuma ukagenda hirya no hino uvuga uti Rayon Sport oye, abakinnyi ba Rayon Sport bagenda bashukunya amafaranga mu bafana. Ibyo bigatuma abafana benshi bagenda bigarurirwa ni ikipe ya Rayon Sport. Ubundi Rayon Sport ifite abakinnyi. Rayon Sport nta bakinnyi ifite, ahubwo igifite ni courage ndetse na morali. Ndetse ibingibi byagiye bituma igihugu cyose kigarura Rayon Sport, bati Rayon Sport ikipe yacu, kugera naho bamwe bagenda biyahura bakaburira ubuzima bavuga bati Rayon Sport nzayirwa inyuma. Mu gihe Etincelle bavuga ko ari ikipe ya Rubavu, nyamara igizwe n'abasaza, kubera ko kenshi na kenshi ikunzwe kuba yatsindwa n'udukipe tukiri dutoya. Ushobora no gusanga Musanze Football Club yarigeze gutsinda Etincelle ibitego bigera muri 15, ariko ubu n'ubushakashatsi tutarakora kubera ko nta makuru yagihamya tuzi neza ko ibitego 15 byaba byaratsinzwe na APR ibitsinde Etincelle. Gusa bazi neza Etincelle baza kutwandikira muri commentaire batubwire neza mu by'ukuri nimba ngiye tuvuga atari byo. Gusa Etincelle igizwe n'abasaza gusa, ariko mu by'ukuri abasaza bahora n'icyizere bavuga ko ari igihe kizagera bakaza kubirindukana Rayon Sport. Rayon Sport nayo igihugu cyose kiradufana, nta na rimwe niyo byagenda bite tuziyambaza abafana, abacuruzi badusengere, kubera ko iyo twakinnye babasha kugurisha kandi twatsinda bakabasha gucuruza ibicuruzwa byabo byose bikagenda neza. Gusa nta kindi tugusabye muri aka kanya, kora subscribe, ukora like, share na comment, wirinde kwicisha video kugira ngo mve video yose ukora kabaye. Turagukunda, uri w'agaciro. Reka mbareka mwiyumvire nshuti zacu bavandimwe. Reka tuvuge kuri Etincelle na Rayon Sport. Ubusanzwe bavuga ko Rayon Sport ari ifite abafana benshi, ariko wagera kuri Etincelle nayo ugasanga ni umwihariko wayo. Etincelle ukunda gutsindwa cyane. Etincelle ni ikipe ya Rubavu. Ukibaza uburyo ikipe ya Rubavu, ikipe imenyeye kurya amafi, itsindwa ibitego 0 igacura 0 mu gihe Rayon Sport icuye 7. Bamwe agenda avuga ati ikipe yacu, nyamara nta n'igiceri kirutoboye ashira ku ikonte y'iyi Rayon Sport. Mwagiye mumva bamwe biyahura kubera ko Rayon Sport yawe yatsinzwe. Bamwe bati Rayon Sport yaguze umukinnyi w'ibiro 40, kandi ni umukinnyi ufite imbaraga, ni umukinnyi ufite imyaka ihagije, nyamara kugeza aka kanya ntuzi ibiro byawe, ntuzi indwara ugendana mu mubiri wawe, ariko yari kuvuga iby'abandi. Wagera muri Etincelle nta kindi bashoboye gusa ni ukurya amafi, kurya indagara, nyamara bagera mu kibuga bikabagora kurya neza, barya neza. Iyo utegereje Etincelle usanga ari abasaza, kubera ko abafana bayo wababarira ku ntoki. Ushobora kuvana mu mujyi wa Gisenyi ukarinda wagera hari amahoko utarahura n'umufana wa Etincelle. Utibiza kugenda bite kugira ngo Rayon Sport yigarura abafana bose mu gihugu? Iyo bamanutse bavuye Kigali berekera muri stade, ndavuga stade ya Rubavu, harya bayita ngo Ikidi. Gusa reka tubanze tubasabe mubanze mukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazibona, kandi nyaboneka nimba waramaze gukora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo tuje tubasha kuba twakugezaho notification ya video yose dushizeho. Ese byashe kugenda bite kugira ngo abantu bigarurwe n'umupira w'amaguru, ariko cyane cyane Rayon Sport? Rayon Sport mwakunze kumva ni ikipe agitsinda amakipe menshi. Usiko hari n'igihe Rayon Sport itsinda APR, Rayon Sport igatsinda Marine. Ngaho nimba ugira ngo ndabesha, uzahuze Rayon Sport na Marine. Marine izafite amarira menshi, Rayon Sport izayibwira iti icyo munsi ni ukoga mu mazi gusa.
naho ikindi ntacyo mushoboye. Tugiye kubapfunyikira ibitego, niyo mwaba muri iwanyu tuzabatsinda. Ubundi bavuga ko inkoko iri iwabo ishonda umukara, ariko siko bigendekera Etincelle ndetse na Marine iyo byahuye na APR ndetse na za Rayon Sport. Rayon Sport irakunzwe cyane kugeza nubwo ibipangu bigenda bigurishwa, abagore n'abana bagatandukana n'imiryango yabo kubera ko bafana APR. Gusa abacuruzi ba Rubavu nabo babizi neza, abacuruzi ba Musanze nabo babizi neza, ndetse no mu mujyi wa Kigali iyo Rayon Sport iri bukine nabo bayifasha gusenga, kubera ko iyo Rayon Sport yatsinze abacuruzi baracuruza, abantu babona amafaranga. Wopfa kuvuga uti Rayon Sport gahore ku isonga, ico gihe umukinnyi wa Rayon Sport agenda kunyangizaho amafaranga, kubera ko aba yishimiye intsinzi yacuye, kandi n'abanyamasengesho bamusengeye. Ari abafana umupira, ari abatawufana, bose bati ni Rayon Sport ikipe yacu tuzakugwa inyuma. Tugira abakinnyi beza, abakinnyi bafite imbaraga, ikipe yacu ntabwo tuzayiva inyuma. Ikipe yanyu wowe nande? Wowe nande mwaguze abakinnyi? Ese aho amafaranga avagora abakinnyi uzaturuka? Wowe ukirwa washushe ng'ikipe yacu nta kipe ugira. Ubanze unayobore kurari, cyangwa se ubanze ugure n'imbeba yo mu nzu mbere yuko utekereza kugura umukinnyi ngo za Dino ndetse n'abakinnyi bo mahanga. Ukibasa uti uyu muntu agize ikipe ryari? Ntuzaye inama ibera, ntuzi uburyo abakinnyi bagurwa, ntuzi uburyo abakinnyi bitoza. Usibye n'ibyo ngibyo, niyo bagiye gukinira hano kuri stade y'iwanyu ntuhagera, kubera ko babuze 200 yo kwinjira. Warangiza ngo ikipe yacu nta kipe ugira. Abagenda biyahura ikipe yabo yatsinzwe, ibyo ntimuzabyongere. Kandi nyaboneka reka tukomeze tubasa, niba mutarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona. Ntabwo ari ibintu byoroshe. Nyuma yaho amakipe agiye atsindwa, abantu bagiye basubira inyuma ndetse bagenda bibaza uko bizagenda mu myaka iri imbere. Bati dukeneye utwana dutoya muri Rayon Sport. Uwo ninde uri kubivuga? Niba abantu babinywereye inzoga, batazi neza ibya Rayon Sport, batazi n'ikipe bagiye guhura nayo, ugasanga ari kuba bati wadudukinyi twiza tukiri dutoya tugifite imbaraga, nawe akishiramo nkaho afite uruhare muri uko kuzana abakinnyi. Gusa iyo witegereje amakuru cyangwa se ubushakashatsi bukorwa muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, dusanga aya makipe yose tuba twiruka inyuma ntacyo azatugezaho, kubera ko abahembwa barahembwa, ariko twebwe rimwe na rimwe tukanaburara. Ari abangaba dufana, aho bigira tukabiyahurira, tukatakariza ubuzima, nta na rimwe bamenya ko twiyahuye, ahubwo baragenda bagahembwa n'imiryango yabo. Nimba bafite abagore bakabagurira ibintu byiza, nimba bafite abana bakiga ahantu heza, ariko we nyuma wagiye wirukaho ngo ikipe yanjye ikipe yawe, dore ko bamwe baburira n'ubuzima. Nta na rimwe ngo wirutse inyuma yirwa amenye uko byagenze. Gusa reka tubanze tubasabe mukomeze gukora subscribe nyaboneka, kandi mwinde kuba mwakwihutisha video kugira ngo video yose dushizeho mujye mwasha kuba mwazibona, kandi mukorere kunzogera kugira mujye mubona notification ya video yose dushizeho. Turabakunda, turabasirikana, tuzahora tubakunda ibihe byose, kubera ko muri ab'ingenzi mu buzima bwacu. Gusa nimba wifuza kugura ibikoresho by'ubwubatsi, ngwino hano mu murenge wa Rugerero urebe ko Akaya Yves agira amasima meza, agira amabati meza, agira ibikoresho byiza by'ubwubatsi, nivo nziza zigezweho, imyiko myiza, ndetse ibitiyo byiza ku bantu bakoresha ibitiyo, kandi n'ingorofani ku bakeneye ibigega byiza byo gufata amazi. Nyaboneka muze mwegere, ni hano neza muri rompe ku murenge wa Cyuve. Nanjye ku murenge wa Cyuve oya, ni mu murenge wa Rugerero, ahangaha mu karere ka Burera. Nanjye go mu karere ka Burera. Rimwe na rimwe amakipe ya Rayon Sport na Etincelle bijya bivugisha abantu, umuntu akayoberwa akarere atuyemo,
nta nibyo bigenda bako bafana aho bagenda baririmba hanyuma akibagirwa aho gutaha. Nta na rimwe umuntu yigeze akira fano kipe y'umaguru ngo amenya hari butahe kubera ko amakipe aba yagiye mu bwonko akamukoroga ubwonko akaba nk'icyobwa bwenge mu mubiri we. Niko nako byatugendekeye ubwo twavuga kuri Rayon Sport na Etincelle. Ntabwo byari byoroshe, ntabwo byari ukwiriye kuba umuntu yayoberwa akarere aherereyemo cyangwa se umurenge aherereyemo, ariko kuri inshuro twabyibagiwe kubera ko amakipe atugiye mu bwonko twibagirwa n'ibyo twari turimo. Ubu ngubu witegereje neza hari aho abagabo baricaye mu kabari barimo bararaye mu mupira, bamwe barimo barakubitana amacupa, abandi barimo bararwana, abandi barimo baratukana, abandi barimo baravuga bati winkingiriza, abandi bati nimwicare mwese murebe. Ibi byose biri kurera mu tubari cyangwa se muri sale zerekanirwamo imipira. Bose bati ikipe yacu, umwe ati uriya cenze nabi, undi ati abahereje uriya. Nyamara wagushiramo wareba nk'ikinyabwoya kiri kureba inzu ya sima kitabasha kurira, ahubwo kiba cyifuza kujya mu nzu y'ibyondo kubera ko ariyo cyari gishoboye kurira. Aba bantu barahari kumva ko umukinnyi ari gukina nabi, nyamara wakugeza mu kibuga byagucanga bikakugora, ndetse no gutera ishoti bikuyobeye bakaza kwambika za cobo, wowe ukaruhira kugenda urakubitana ku mirundi uravunana, bamwe bakava bajya kwa muganga. Hari abantu benshi batazi gukina umupira ariko mu by'ukuri mu magambo barawuzi, mu kuvuga amagambo bazi gukina umupira bagatsinda n'ibitego. Ese bigenda bite kugira ngo umuntu avuge amagambo menshi ku bijyanye n'umupira ariko akaba atabasha gutsinda igitego? Ntacyo tubasabye rero, ntacyo twabasabye sijya ukanda kwiyonzogera cyangwa se kwibuto subscribe kugira ngo uje ubona video zacu kugera uko bwije nuko bukeye. Nshuti muvandimwe, ntukaje wibagirwa kusharinga video zacu mu magroupe ya WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kusangiza abandi ibyiza by'izi video zacu. Turagukunda, uri w'agaciro.